bireka bakazungu akavuga ati nabone byaranye mushaka mu mureke na azapfa mu kwiteranya ngumaho bakaza kugeza hari waje kuko jenoside yabaye mfite imyaka 28 nari nkuze ari ntangiye kubaka hano nari narashize imbaho ku mugabo witwaga Turatsinze mwezi ziraza ndazuganisha ko twabanye mwagiye kuzana zambaho niba ko muzi ko mwari inshuti mukazabanaho mukajya kumpamba hepfo hariya mutongeye kuntema barabyemera ariko baragiye nibanagaruka tubaho musawa wa kabiri ngubwo baza umukecuru hajya gufata inkoni ariko ni nko guta umutwe ati ntabwo mumukura maze munyice ariko byari guta umutwe byarangiye hari n'inka mu rugo bati ni muzireke ubundi azazikamira aho tuzashakira tuzazirike mbaho rero ku munsi ubwo byari ku itariki 13 14 ubwo mandaho 15 16 nimugoroba saza yitwa Ifandwa TV Factory Wandwa Magana TV bakazungu akavuga ati nabone byaranye mushaka mu mureke na azapfa mu kwiteranya ngumaho bakaza kugeza hari waje kuko jenoside yabaye mfite imyaka 28 nari nkuze ari ntangiye kubaka hano nari narashize imbaho ku mugabo witwaga Turatsinze mwezi ziraza ndazuganisha ko twabanye mwagiye kuzana zambaho niba ko muzi ko mwari inshuti mukazabanaho mukajya kumpamba hepfo hariya mutongeye kuntema barabyemera ariko baragiye nibanagaruka tubaho musawa wa kabiri ngubwo baza umukecuru hajya gufata inkoni ariko ni nko guta umutwe ati ntabwo mumukura maze munyice ariko byari guta umutwe byarangiye hari n'inka mu rugo bati ni muzireke ubundi azazikamira aho tuzashakira tuzazirike mbaho rero ku munsi ubwo byari ku itariki 13 14 ubwo mandaho 15 16 nimugoroba saza yitwa Gafurama yagiye kureba inkotanyi zaraje zinyuriraho arangije aragenda ahura nazo kaburimbo ati mfite abana bashize ni mu ntabare barangije bamuhigari aramanuka araza ageze mu rugo numva aravuze kubera ko sinebuka ariko ubwo muri iyo minsi cyatuyumbaho kubera kwakorera amagurya n'amaraso yarafashe bakamaga inka bagasuka amatanu akajya mu nka akajyamo duke hari n'umusaza witwaga Kagina barajya gushaka ibisabiko birangwa akaza akampfukiraho ariko ubwo muri iyo minsi byari bitangiye kubora bitangiye kuvaho ubwo musaza numvishaje rero ati nabonanye n'ugotanyizanye igare none ubwo ko nagaramye nahise nicara n'inkotanyi bati wa muntu uravuze n'inkotanyi ndicara ntibazije noneho ni nubwo napfa abandi ntabwo muzapfa baratwegeranye no Manuel bamukabye mu gitondo nibwo batujyanye igahini turaza baducunga ku magare batuziritseho tugeze hano ku muhanda hari mukuru wacu witwa Viateur wa Bagirwa Magana yari umuprofeseri niho bari baje bazanye n'inkota batubonye bati muryame hasi bati nta bantu bakibaho bashaka ko aratakambate abantu n'abacu bati murabica ubwo tubaho bariko barangije bati baraza arabisobanura taba n'abana bacu n'abasigaye bati bagize abantu gutya bati mwigira imbere bagenda bashaka imodoka ikayonza badushyiramo batujyana igahini ndagenda rero bangejeje igahini banjyana ku baganga bakanyirukana ese umuntu yo mu muhamba mwamujyanagaye noneho ndushaho kubabara cyane banjyana bakanyirukana hanyuma hashize undi munsi ngira ngo naraye imbere y'ibaraza
nibwo haje kuza umuzungu aranjyana ajya kumbaga hano ku bintu hano hari haraboza aha kandi ijosi ngo ryabaga nabaga ndaramye angejejeyo bya bintu arabibaga neza maze kubibaga ubwo banshubije ku gitanda ubwo bamuhaye icyo nywa kubera ko nababwiraga ngo bya bintu aho byari byarafunze ubwo hahise haza umwanya ungana nka gutya ubwo urumva we gukeba ingoto y'umuntu kugira ngo izaterane uretse Imana nta naho bijya biba n'abasirikare barabibonye barataha bati n'umuntu barashe ingoto ntabaho tiye ibyawe nta wabimenya n'ubundi uzanapfa ariko nkishyiramo morale kubera ko inkotanyi zaje nkumva pe nta kintu uzaba bate ubu ngo abasamba niko umuntu ujya gupfa amera noneho banyweho ngabo aho baryamije bamaye noneho amata bayasutse aca yabaye ibya bintu noneho ndabyamenye ngiye gupfa so umuntu abaho atarya bibaho ndagenda none ndara ubwo nibwo bahamagaye abakecuru baze bantware urebye ngiye gupfa banamanda ariko ngo muri iki gitondo hari umuzungu wankundaga cyane kandi nta kindi yankundaga nagiraga morale iyo muntu wari urembye ariko nkahora nishimye hanyuma ansubizayo noneho agiye arajya ankorera akantu k'agapira n'insondi ariko ifite akantu bancomekaga hano hanyuma bakakazirika insinga kuko noneho bakagenda kagashinga hano mu nda hanyuma ashyiramo n'akandi gapira hano mu muhogo gafungamo kameze nka gutya nkumekeramo nahumekeraga mu muhogo ntabwo hakoraga aha nahumekeraga mu muhogo byose agashyizemo ubwo banyanywe ariko ubwo bakecuru babaje kuntwara mbega ngo bajye kumpamba birangije agashyizemo ndyamye kazibye ugumbura umwuka ndahita ngakuramo ndakajugunya ahubwo byangira birangiye n'ubu ariko noneho bakaba bashyizemo ka kantu bakavuga ngo nakazajya kangagurira hanyuma ako kantu nagize ntakarakora iki bati nakagura none ndababwira nimugende mwazana ibiziba mwazana ibintu byose murundemo ndapfuye ubwo batangira gukora muri ako kantu bariko bangaburiramo ariko ibintu byoroshye by'amazi nta kintu gikomeye cyajyamo bigahina nabaye amezi ngira ngo ni baratatu ariko ubwo kibazo nubwo bamvuraga ikibazo bari bafite n'ikibazo ryabaga mu mugongo cyangwa nuko ijosi rizaterana byari byarabateye impungenge zikomeye cyane uzumva akamvura atari kubisimbiza kuko nta kuntu wahadoda ntibishoboka haragomeza haba umwenge bakajya banga bari gushyira kubwo nabaga gutyo ahantu nari ndyamiye kwitago haratoboka hose ntabwo baneshe imwe zirenga nka magana 5 ngeze numva ziranyishe hanyuma muri ayo mezi rero nibwo natangiye nagiye numva amayeri menshi buri Imana n'igitangaza n'injoro naze kuryama natekereza nti buriya ariko cyabinteye nabonaga abantu barya ibintu bikampumurira none nkumva ndasaze sikanje barya kunzanye ariko nza kubwira mushiki wa mwana ndumva nayo nguzi igitekerezo ndumva Imana yampaye amayeri wagiye ukazana ipapayi ngakwereka se ariko ubwo sinavugaga narandikaga gusa none ngaramye gutya nkabicurika ariko ntareba mwandika icyo nshaka kubwo kutavuga nayo imaranya amezi nka 5 cyangwa 6 kuko ntabwo wavuga ukuvuca ntabwo byakunda arageragezanye ati se urashaka gukora ibiki ko nawe gukora ibintu bitajya biba ntirikatara duce nanjye namubwira rero genda uzanikanya ubwo nkamwandikira arangire noneho mbumbura umunwa akantu gacengezemo aho bumbura gacengezemo gutya none nkajya nti nakagira akantu kakagenda ubwo induru ziravuga ati wa muntu yari byari bitangaza bikomeye cyane ati se noneho umuzungu azarama se kuriye noneho iri josi cyo rizavayo niho umuri rizavayo igihe kimwe nanone ndaryama ndangije sinzi ukuntu byaje
ndumva ari amayobera matagatifu ntabwo ari abantu bamwe ngo banayumve. Ushobora kubibwira utemera n'Imana ntunabyemere, ariko Imana ibakora ibintu bikomeye cyane. Umuntu yaje arambyuta aticara, ntereka ntabwo nicara, umuntu turabura nicara, ndagira hano ndicara, ndaje ntebaba we n'umuntu nanyicaza we reka ndamubuza. Ndangije ndicara, ndangije ngiranye yeye ni nijoro zirimo rigira rike. Abantu n'uzo ziravuga baza kureba bati dore wa muntu nari mfite akagare rero kaje bwite nta n'uwagakoragaho, ubwo bangubise banjyanye mu bitaro baza utedera wa muntu dore wa muntu. Nuko ubwo bigenda gutyo, hanyuma ubwo bakajya bagumiza bagapfuka, ariko ubwo hasigara ikibazo cy'ingoto. Ingoto nayo yaje kwikiza, genda yibumba gake gake gake, hanyuma maze gutindiga niho gake naje kubusaba ko gutaba muzungu agera avuze nanjye natashye nti numupfunyikira imiti nayo nzajya nipfuka, najyaga nishyira indererwamo gutyo nkipfuka hano karangira. Rero ndataha njya mu nkambi niho abantu bacu bari basanga yendaga, ariko ubwo nabaga mu bintu by'umuzengerero hafi ntari nafatika, nicara nzengezwa numva bitari byaza. Ubwo tugeze igihe dusubiye iwacu, ubwo nari nasigaranye na mukecuru ngo arige ari we nyiri urugo, umuntu w'umukecuru n'abashiki banjye mbaho muri ubwo buzima. Hanyuma ubwo mu kwezi hafi kwa 7 kwa 8 nibwo twari iwacu. Ubwo mba muri ubwo buzima, ariko numva ntabwo ariko bigenda biza gake gake kugeza igihe naje gukomerera ntangira ubundi buzima busanzwe, aricyo gice ngeze wenda kinasoza cyo kwiyubaka. Maze koroherwa, maze gukira 96 kwezi kwa 3 ku itariki 30 niho nashatse. Bahanumva gushaka bitazanashoboka, n'abambonaga babonaga ko ntari umuntu. Nibwo rero nabaye umugabo ndashaka, mu bukwe yakigeze ndanabyara, byara abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Hanyuma ubu ngubu ndetse mfite n'umwuzukuru, amashami yashibutse, mfite umwuzukuru w'umuhungu. Abana banjye nabo barize, umuto yarangije segonderi, bashiki be bari muri stage barangiza kaminuza 2002. Ubwo nayo segiteri ya Murambi, ntangira kuba umuntu muzima, ntangira kugira ibyo nkora, ndakomeza. Ubwo nibwo hazaga gacaca, byari ibintu bikomeye cyane, ibintu byananira bavuga muzane igihe n'ubizi, muzane igihe n'ubizi, ari naragowe. Kandi noneho nazaga ndabaza umuntu, ariko nta nicyo nirirwa ngavuga, abaza ubundi uranze yareba agahita areba hasi, nta n'ikindi nirirwa ngavuga. Ibyo rero birakomeza. Leta yacu rero ifite gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo abantu babane neza. Ndumva mu bantu babigezemo uruhare nari ndimo, nubwo muri ubwo buzima nanjye ari mu cyose sinigeze mfuya cyangwa ngira ikintu mbona, ariko ntabwo nigeze nifuza kwishyuza imitungo cyangwa se n'ibindi. Narababariye n'abatarazinsabye imbabazi nazibahaye. Byatumye mu menshi isize mbona nishimwe y'umudari w'umurinzi w'igihango. Umurinzi w'igihango ni umuntu ukora ibikorwa by'indashyikirwa abandi bananiranye, kandi akabikora nta nyungu abifiteho. Ushize meya yarabunyambitse, ndawufite. Ibindi ndumva byo gukora ari ugukora igihugu. Naye navuze ngo ningira Imana nkakira, ubwo ho nari mu bitaro, buriya nzakora ibintu byinshi, nzafasha abantu, nzakora igihugu, nzafasha abakene byinshi. Ariko babirebaga babonaga ari inzozi, ariko ndumva inzozi zanjye nazigezeho. Muhagarariye umuryango wibuka mu rwego rw'umurenge, bagenzi bagenda bafasha, kandi naye kintu umusanzu ntanga. Burya gutanga ubuhamya ni umusanzu ukomeye cyane, kuko abantu benshi ntibari babishobora, ariko igihe Imana yaramfashije ndabishobora. Nta kindi cyatumye Imana idusiga, no kugira ngo tugire umumaro igihe nk'iki. Murakoze rero, dukomeze kwibuka twiyubaka. Ifandwa TV Factory 1.